Namakuru arambuye ya TV10 mugikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone cyokomereje mu butabera reka tubwire ko urukiko rwa gisirikare mu Rwanda rwakatiye umusirikare witwa Minani Gervin wari ufite ipeti rya sergent igifungo cya burundu no kwamburwa amapeti yose ya gisirikare yari afite nyuma yo kumuhamya icyaha cyo kwica arashe abaturage batanu abarasiye mu kabari ko mu murenge wa Karambi mu karere ka Nyamasheke hari mu ijoro ryo kwitariki ya 13 gushyingo k'uyu mwaka w'2024 mu rubanza rwabaye mu cyumweru gishize uyu musirikare yari yaburanye yemera icyaha ndetse avuga ko yagitewe n'umujinya wo kuba abaturage bari bamusagariye bakamukubita icyakora ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwo buvuga ko nta mpamvu nimwe yakagombye gutuma umusirikare arasa abaturage asanzwe ashinzwe kurindira umutekano muri rusange urukiko rwamuhamije ibyaha bitatu birimo icyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake gukoresha intwaro nta tegeko yahawe n'abamukuriye ndetse n'icyo kwangiza ndetse no kwiba ibikoresho bya gisirikare.